bwaburamo yo kwishimisha kuko uba wakoze ugomba no kwihemba ariko njye n'amafaranga mba ngomba gusevinga ku kwezi kandi mba ngomba kuyabona kuko aho hantu nya sevinga ntayabonye ubutaha iyo njye kuyashyiramo ndenzaho yuko ntayashyizemo ibyo bintu rero sinabihakana 100% ko atari byo reka nivuge njyewe kuri njye ntago ari byo njye ndi umukobwa ushima Imana ushimwa n'Imana n'abantu ndi umukobwa pe ndi umutipete udadiya ntabwo byo njya mbijyamo Eyo what's popping Kigali amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo nizere ko ibintu ari umutekano nizere ko ibintu bimeze neza 5/5 niba bitemeze neza komera cyane wamfura we ejo bishobora kumera nabi kurushaho ariko icyo twifuza nuko ibintu bigomba kugenda neza cyane uyu munsi rero nagize umugisha utagisha nyamara ukosha kuba nkurusha ariko mbere yuko mabwira umugisha nagize reka nkwibutse yuko uri kumva Aimé Confiance ingiye kabari stories magazine umugisha nagize ukosha nyamara ngaho data ntangiye kuvugishwa umugisha nagize utagisha nyamara ukosha ko nkurusha uyu munsi none nicaranye n'umukobwa mwiza cyane ntago ari umukobwa nibeshye ahubwo n'umukobwa Jana ameze neza cyane abenshi mumaze kumenya mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'ahandi henshi mugenda muhurira mu tuzi tugiye dutandukanye akora umunsi ku munsi ni DJ Crush. Wow. Yes, ni DJ Crush rero tugiye kubana ingini stories magazine niba utarakora subscribe reka ngure nti ewana waratanzwe cyane ariko kora subscribe kugira tujya tubana 5/5 natangiye kuvugishwa ubwiza bwe bwankuruye uvugishijwe ko biza bane cyangwa ni uri gukoresha ikinyarwanda gikaka ingu babyita icye ubuvanganzo mana ubuvanganzo se natari bigendana none n'umuntu muri kumwe urambonye tugira ubuvanganzo Socrates yaravuze ngo umugore mwiza yakugira umusazi yes ukirukanga rero navuga ari umugore mwiza yakugira umusizi ugasiga ukanasiganuza kabisa none we nkugize umusizi niyo utangiza umusazi Mani shongora kugize umusizi nkugize umusizi alright yambaye neza kuva hasi kudukweto duciye bugufiya udusoke yes aradufashe se uradufashe mani ndabona nago busy byari yubitse umutwe uri gukora ibiki ko gufitiye ishyari se mupfiki bana umuntu yakuzamfana none kubona ndi gutera imbere ashaka kunwa ubundi ubwo ndimo neza abona yakizemo kuri iki gice cyangwa ndimo ijisho rimwe mengereza ibaze ko utarimo wese please ni ishyari umfitiye rijya riva hano sibyo turishyira ahandi ariko abantu bambone neza kuba biriya byaragenze kuri ejo bane nijoro ntabwo mwabizana mu kazi cyagihe kandi nese mbimuharira nta nubwo nabijyanye ni umutima mubagira ariko nta kundi yes ni DJ Crush rero yambaye inkweto za All Star hasi tumeze neza cyane tumeze tujya gusa twa white ni white ni nka beige ari ubwo n'undi iba yenda kuba nk'umweru Jema numvaga ari umweru anakundi kuba umweru adusohoke tw'umukara tugufiya ikabutura nziza cyane y'umukara ubwo ni poche bombe yego aga t-shirt ka white umupira witwa gafunzemo neza cyane umupira witwa gute we umupira uyu uyu sangleaf naga sangleaf kameze ari ubwoko bw'imipira bwitwa gute na gute genzi sangleaf cyangwa se naga t-shirt okay t-shirt kandi wari umaze kubivuga ubwo ni t-shirt ya sangleaf inyuma ni eka numva bwiza inyuma bivuga koraho utararuyirota eka nkoreho numva nakomeza ngakoraho utararuyirota none nukoraho cyane utamara herange inyuma rero nekeza ko ni Kigoma ariko murabibona ko yambaye neza cyane pe aryoshye ibaze ko nanjye mbizi biba byambaye yes yambaye turingi rero nkuko mubibona twibereka ariko umuntu abone yuko ni inzara nziza cyane reka turebe gutya reka turebe izindi zirasa okay niri netero n'ikiniti cy'abastar kimeze fresh DJ Crush tutaninjira mu kiganiro ubwo ndi kugusobanura yari introduction yes na necklace ya fresh nubwo wayihishe yarayitsimye nabonye kuza inyuma iri kumera nk'iyanizi kamera nk'iyo yawe aka kabiri Crush mezute
yemeze neza ndi umutipete ufunzam. Wow, funzam. Yes, ni DJ Crush rero duhuriye muri The Keza Camp Out aho yari press conference. Ya bamwe mu bazitabira The Keza Camp Out like abaza performingamo nawe uri mu baza performingamo. Stage imwe na Shiba Kalungi, stage imwe na MC Tino, Phil Peter, MC DJ Phil Peter, Bwiza ndetse na Wishari. Sure. Like how do you feel? Ndiri kumva gute? I'm good. Right now. Yeah, barumva meze neza. Ibyo ari ibintu bimeze si byiza. Yes. Of Kuba course meze neza. byiza. Yeah. Meze neza. Apana kuba meze neza. Ibyo bintu mbajije byo kuvuga ngo ndi free stage imwe na Shiba, Anita Band, Tino, Phil Peter, Giza ndetse na Ushari. Yeah. That's nice. Ni byiza kabisa ndanabyishimiye kwisanga kuri iyo affiche kubona ndiho ndi umudije ukiri mutoya kambyite gutyo kuko namwe niko mubizi nako mubyita kandi niko kuri. Aracyari muto buriya. Njye ndi muto. Urana meze gute? Sindi muto. Njye ndi muto mu buryo bwose haba mu myaka. Haba mu muki ibindi by'inyuma bavuga gute mu minganire. Mu ngano. Size. Experience. But in experience ntago ndi muto. Of course. Okay. Like nari ntangiriye aho ngaho warambwiye ko wumva umeze neza. Gute nyine like bigutera ubwoba bigutera ntago bintera ubwoba ubwo bintera ishema. Bintera ishema kuba ndi kumwe n'aba legend. Of course n'aba legend sibo? N'aba legend. Nabonye baguha mikoro ijwi riheramo. Ryahezemo reka njye rihera ijwi ryanjye rihera ntabwo ryaheze mikoro yagize ikibazo kandi ikindi nta nubwo mikoro yagize ikibazo ingeze hose wapi nyine ahubwo byagiye kungeraho igira ikibazo hari abantu nka babiri bambanjirije yagize ikibazo nabo ntimwabumvise neza ingera ifite ikibazo ngerageza kuvuga cyane ariko ntabwo ngiye nigishwe ndagishoboye DJ Crush. No, sinuko nabuze ngo murakoze uri kujya mbisubiremo kandi bazabirebe. Nari nategereje yuko wari ufite ubwoba kubera ko wari hagati ya Anita Pendo na yego sha ntabwo nari mfite ngende kuvuga ngo kugira ngira ubwoba bw'ibintu byiza ngira ishema ni ishema of course ahubwo mba mfite confidence over kuko mba nkeneye kuvuga nanjye mukanyumva of course kuko ndi hagati y'abantu muzi nanjye mugomba kumenya mukanankunda by the way. Ni 2003 navutse 2005 half aho gusa I'm in 20s. Ntago ndi harya babyita aba teenagers. Naguru mutin. Yeah, of course. Akarakushwe. Hashize imyaka ingavuyemo. Nyinshi uri kujya nyivuge kujya mutumenye imyaka yanjye mfite hashize imyaka cyakora myinshi pe. Ibyo bintu mbishimira n'Imana kikindinze of course. Imyaka 2 ni myinshi like Crush. Imyaka 2 ishize. Imyaka 2 ishize mbivuyemo. Shawa uri no mukuri. Sure. Yeah, of course. Okay. Like when yuzagamo kabiri utuntu Shiba urabona disanda like ntucyumubwiraga cyangwa se ntukimwaganiraga. Yabaga mbajije kuko hari abantu bakoreshaga ikinyarwanda atari kumva akahita mbaza ngo uri yavuze ngo iki that's why namusobanuriraga niyo mpamvu wambonaga ndi turi kongorerana ari byo namusobanuriraga. Ni iki kintu cyambere kikuza mu matwi cyangwa se kikuza mu mutwe like you hear no legend like Anita Pendo wende jone mushaka kuzongera mugahura niko Queen Shiba ntekereza ko wenda ni gake. Why not tahura? Why not ahubwo ko hari show guys nago yo show nyamamaje ariko hari show ya Danja ahubwo muyitege yanjye na Shiba ejo bundi ndabatama ibintu bikomeye big thanks to me. Like ni ikintu mwapanze mbere yuko aza cyane ikintu mwapanze. Ni ikintu twapanze nyuma y'uko ageze hano twabipanze nyuma. Of course twabipanze nyuma. Ntabwo yamamaje ariko izabera he? Uganda. Ready kujya Uganda kandi ready born ready ngewe navutse niteguye for everything. Congratulations. Ngewe mba mbiri muraje nta mishinyiko. Yeah, Crush mbaze imyaka ingahe mu budije? Katari myinshi. Ibaze ko ngiye kuzuza ahubwo se mbimaze mu mwaka umwe. Musa twitahe. Mutamujyahe murajyahe ko naje ego ko murasetsa ngenda hari bikumva naje mazemo umwaka umwe n'igihe
kindi gito kirengaho reka mvuge nk'umwaka umwe n'igice ari umudije ariko niko nabaye official muri icyo gihe ariko nari umudije utazwi nari umudije ntabwo navuga ngo ubudije ya myaka bwa Salinga kuko njye nawe umudije niga senior 2 of course nari umudije niga muri secondaire wo ku ishuri kuko n'ahandi imyaka nari mfite ari mike ntabwo banyemerera kugira ahandi njya rero nari umudije ndi muto nabaye umudije niga mu wa kabiri ndakomeza paka senior 6 nkisoza senior 6 natavuga ngo ngomba kwataka igihugu ntawe umudije none naramubaye iya myaka ibiri ushobora kuba itarimo ahubwo nari ndi kwibeshya imyaka ibiri ya experience irimo imyaka ibiri y'imyaka irimo yaminiye kuva mu butindi irimo wabone narenga mvuge ngo wabone narenga batanyita bambara bagasanga babaye ngo mfite ngo 20 wapi jewe ndakuze ariko ndacyari umwana ukuze uri umwana ukuze nta mwana ujya kuri stage nk'iyo uri bugiyeho cyangwa se like nta mwana ukora stage nk'izo ukora ntawe kuko bisaba imyaka biriya bintu nanjye byansabye indi myaka of course ariko niba mvuga ngo ndi umwana ukuze kuko ndacyari umwana ngenda umwana ako kimana umuntu uriya ufite ishyari akunda kureba nabi wa muntu ufite ishyari rizakwica ishyari ni ishyano sawa washatse wankunda nta muntu wagiriye ishyari ngo bimugwe amahoro arakurota nuko ari ishyari yarakubuze wowe umfite ishyari wowe uri inyuma ya kamera kamaze mbikubwira ni wowe nzi ubanze ubimenye uwo inyuma ya kamera niwe mbwira ubanze ubimenye ko nta muntu wagiriye ishyari ngo agire amahoro ndavuga ngo tujye gukora ikiganiro aranga ngo crash ngo yanga kuzana kamera nabibonye no kuna settingaga bigwa anatinye zo twagikoze ubutaha ngo ibikiryoshya ari se shaho shiti yanjye ko ntaho uzankira tuzabana crash. So how comes kugira ngo umwana wa senior 2 abe yaba umudije? Ni muri secondaire nyine byatangiye nagize inspiration uko akora nakundaga umuziki narabikundaga ndavuga reka barabintoreye kuko nari sharp kuntu ku ishuri ubururu butararangira reka njyewe ubururu nagiye ku kigo urumva kiga abana biwacu bose urumva nababyara banjye n'inshuti zo muri quartier zose n'abaturanyi bose bari bahari ku buryo nagiye ahubwo wagira ngo nyine banyakire nk'icyamamare bavuga ati umwana wacu muremwire nahise mba umustar muri senior 1 I know hari abana bari bameze gutya akaza akagufata n'ikigwiga akakigufatana kabisa ukakigufatana ku buryo usanga umwana wa senior 1 azwi wowe uwo mu wa gatanu nta kintu shana wapi nta kintu ufite nta diri kurimo ndakara abantu babidukoze bibaho kabisa pole niba byarakubayeho nanjye abona gafatanye nyine still ndacyaha nzongera ikindi gihe like ugeze senior 6 ugeze senior 6 uhisemo kuba wakomeza career yo kuba umudije wabikomereje hehe? urumva of course ntabwo nize ku kigo kimwe nagiye mpindura ibigo ariko nahagera nkasanga hariho umuntu nzi akahita avuga ngo uriya baby yari umudije ku ishuri ryacu bakantorera ubundi budije nkabikomeza kuko nari narabikundaga noneho ikigo nagiyeho ubu budije narabukunda gusa mpamvu nabukundaga narabukundaga impamvu nabukundaga icyo kigo nta telefone baduhaga ngo tube twavugisha ababyeyi cyangwa se abandi bantu icyo kigo nyine nta kuntu ari kumenya amakuru yo hanze ariko ngewe nari umudije nabaga mfite machine nkora ku ma YouTube nkora ku ma Instagram nkora nyine nkominika n'abantu nicyo kintu nabikundiraga umwaka wajyaga koranya ati baramfasha ngo bongere bantore kuko narabikundaga nkajya nanabeshya ati ngiye gukora research ngo ndebinga amakuru ngo ndenge umuziki ngo mushyashya ngo kugira nzabone ibintu muprenga muri weekend bakama imashini nkagenda this nkabireba nkigira nanjye no mu byanjye nyine ariko nabyo narabikoraga ariko nkahita mbona opportunity yo kuvugisha nabo mu rugo niyo mpamvu ndabikundaga rero nagize umuhate n'imbaraga byo kuvuga ngo ibi bintu rero byampaye ibyishimo muri secondaire why not nabikomeza muri societe bikama ibindi byishimo birenze biriya kandi wese ujya mu kabari kandi
akabari nacuranzemo bwa mbere harya ubwo si ubwo tukita akabari hari akazina vuga utuzina twiza ariko utabivuze iyo uvuze akabari akarizoti agahoteli wese ujya yewe bwa mbere ahantu wacuranze bwa mbere ahantu nacuranze bwa mbere ni akabari ka Kicukiro ntago nakavuga si nawe ukiza akabari sorry so unyita iki ntago mbizi ko nta nubwo ari resitora ntabwo ariko ari sinakabari ariko ni ahantu abantu bahura bagasabana bakenjoyinga niho nacuranze bwa mbere nta nubwo mpavuze kujya batumva ko nacuranze bwa mbere ari ubwa mbere kuko nahagiye bazi ko ndi umurijenti bazi ko ndenze ariko narahagiye ndabatuburira nyine bwa mbere ariko ntabwo natubuye ahubwo narahagiye nibo natubuye ndababeshya ngo nsanzwe ndi umudije nacuranze ahantu henshi ariko nta hantu nari naracuranze aho hantu rero niho hamaye platform mpahura n'abandi bantu bahita bampa akazi gutyo bigenda biba uruhererekane nawe ama DJ turumiwe amafaranga ya mbere icyo gihe wakoreye yaranga ahubwo amafaranga ya mbere nakoreye icyo gihe ko nari nanakiza yari 50,000 kuko aribwo wari unakiza okay ntago nakiza ko yari make kuko ntabwo ari make ngo iki ayo mafaranga yari menshi none ubwa mbere ari nkoreye nyine kumwe ngo ukora ngo uhembwe nahembwe 50,000 yiwe gawe biba bimeze nka miliyoni ubu ngubu aba ari menshi nkabasi ndakora iki ngiye gushopinga imyenda se amafaranga 50,000 aba ari menshi ari ubwa mbere yahembwe kandi nta zindi nshingano ufite ngo ugomba gukora ibiki shanara yariye yose ndayamara habe n'ijana na save nangiye gukoza icyo wakoresheje narayariye pe nagure n'inshuti zanjye aho gati nahembwe muze ndagenda turayarya tuhabashize 50,000 nakoreye bwa mbere aho hantu bampembye nahise nyaryo mu gihe kingana n'umwaka ni amafaranga n'iki menshi umaze gukorera amafaranga ayo wakoreye once akaba ari menshi ni menshi ni menshi cyane pe nanjye hari igihe nkora amafaranga hataye amafaranga ni menshi n'ubu reka ndeke kuyavuga kuko nino show iyi ngiyi tuvire munuza iyi show ya Shiba nayo bazama mufungo nako baranawuma already ndi kubyimba baranu bamaye ibiceri kabisa baranakoze barangaburiye da icupa rimwe ntago ndenza umwiki iyo wishimye umwiki ko mbona wishimye icupa rimwe ry'iki ry'amazi ikabakureho kamera ry'amazi amazi yo nta kibazo amazi zo kubana yadohereye ubuntu hariya arayo nasize ndazembaza aho bayashyize niba ari amazi we ntago ugoranye ntabwo nsubije ariko yari almost nka range wenda basi ayo wakoreye kuva ati niyo menshi nigeze gukorera ubwaro bwa mbere amafaranga menshi reka ndeke ko ya mentioninga ariko yari muri magana gutyo kuzamura gutyo kuzamura reka ko yavuga mwize of course kuva kuri 500 gutyo uzaya amafaranga nyabo budije burimo amafaranga guys mubure ku joining sinzi umuntu muravuga ngo YouTube channel ngibamo amafaranga ngo mwese mufungwa ama YouTube twarayafunguye nange ndabarabuye budije ubwo naba ntayifite ndinde wo gusuzugura umuntu atugiriye inama ntago bibaho niyo mafaranga n'ubundi kuva kuri 500 kuzamuka niyo mafaranga menshi cyo gihe wakoreye ngo yakoresheje iki aho nari naramenye ubwenge nari natangiye kumenya ubwenge ntangira no gusevinga of course ntago haburamo yo kwishimisha kuko uba wakoze ugomba no kwihemba ariko ngewe n'amafaranga mba ngomba gusevinga ku kwezi kandi mba ngomba kuyabona kuko aho hantu nyasevinga ntayabonye ubutaha iyo ngiye kuyashyiramo ndenza aho yuko ntayashyizemo urase ry'itanu ni menshi sevinga yago ko urumva iry'itanu ku kwezi ritaba ari ryinshi riba yari naryo oya sevinga bite nayikorera iry'itanu ararenze kuko hari n'abatayakorera niyo mpamvu nshimira Imana ko nayo nyabona natwe tuzipesha kuzayabona bizaza bigomba kuza yes bivuze ngo kwezi sevinga ari hejuru ry'itanu aya biterwa gusa ngira umubare uri permanent savinga kuko uwo mubare n'abantu dusevinga hari abantu nyine twabikoze like
biriya bibora bita ikibina biba byita ikibina Eh. twakoze ikibina ku buryo buri wese aba agomba gusevinga ayo mafaranga atayasevinze ubutayajya kuyasevinga arayarenzaho nyine Ni iki- bakamuca ni ikibina cy'aba DJ ntabwo ari aba DJ ntabwo ari aba DJ pe N'abashuti ni abantu basanzwe ahubwo baba business women like that yeah nawe mu business woman nanjye ndiwe Mm. nanjye ndi mu business woman mfite ibikorwa byinshi nzajya mbabwira gake gake purampura ikamenetse kubarabura ubu bitarakunda tazamagira wizera mu myako wizera ko imyaka ibaho yego yaga ko umwaka ubaho koko oh yeah bajyaga bavuga ngo inkoko ngo kwareba ko kundi inkoko ivuga sinzi ukuntu ivuga ngo suyizi Mbogute hari umuntu wajya kumbeshya ngo iravuga nkoko se reba kumwe isahake ibika ivuga niba ari isahake niba ari inkokokazi bivuga sindibuka ibivuga ariko iravuga ngo umwakubaho koko ni inkoko baba batwariye amagi reba ko kundi ibirarira nk'ikintu gisimba igisiga cyangwa se ibindi bitwara amagi bikayitwara iyo igezemo bayitwarira amagi cyangwa se kumwe bifite utwana tw'inkoko sinzi ukuntu udushwi ifite udushwi nk'ikintu kikagatwara ihita ngo umwakubaho koko mwakubaho rero umwaka inkoko ibona ni gute ntawubona ntawubona yes hari abantu batabyizera nanjye ndimo ntabwo nizera ko njye umwakubaho nizera ko like ibintu bigendanye n'uko byakagenze kubera umwaku urumva bigenda uko byakagenze kubera iki kubera imana cyangwa se kubera kalma ku bayizera imana iteka ryose dushakira ibyiza kireka nyine umwaka waje nyine bikagenda nabi ariko siko imana idukunda umuntu ukunda se wamwifuriza ikibi ntabwo iryo kosa warikora niyo mpamvu mwakubaho crush ni arabatekereza ko ubwiza bwawe bishobora kuba buyobora impano yawe ubivuga wiki like nyine ubwiza bwawe akaba aribwo bushobora kuba bwagena aho ugomba kuba uri aho ugomba kuba ndi nk'umuntu akagutumira atarebye impano ahubwo akagutumira arebye ubwiza aya shawapi harya nawe ngo urabizi kuri bwiza ntabwo mbizi nakubwira ntabwo mbizi ariko ukuntu umeze ndatekereza ko ukuntu umeze nabyo ni impano subuze se umuntu ni impano njyewe ndatekereza ko ahantu ngomba kuba ndi aza DJ ntekereza ko ari impano uko meze ni impano ndetse n'ibyo nkora ni impano byose rero biruzuzanya akenge gake hari ibintu tujya tugira but ntekereza ko ari nka ngite se nka gute ni nka mindset ntekereza ko biri hasi sometimes ndarya binaba byo nyine bakavuga ati umukobwa mwiza kubona afite akenge biba bigoye niko babitekereza ariko sibyo niko biri sha wapi ubwe nyine nabemye ko akenge nawe wabihamya oya ko akenge kaba gahari kuko ndi kubona ufite akenge oya udashingiye no kuri njye ubundi ubwenge bugira nyine uwakabugize kuko se si hari imana imbabarira ariko kambivuge tukamvuge ngo hari n'ababi batawufite si byose rero ibyo byose birashoboka ushobora kuba ufite ubwenge uri mwiza ushobora no kuba utabufite uri mubi cyangwa se ukabugira uri mubi ntubugire mwiza byose birashoboka ni ibintu bibaho ariko ubwenge ntekereza ko ari impano iva ku mana cyangwa se ari uko warezwe kuko hari n'abatabugira kuko batagakwiye kubugira barize mu bigo bikomeye barigize ute ahubwo byarishwe n'iwabo ukuntu babareze nabi yego ubu rero n'ubwenge buriya birahura biruzuzanya kabisa icyo mvuga uburere ndumva ari nk'ikintu uhabwa n'ubundi nyine kikakurera kikakuzamura kikakuvana ukiri muto kikagukuza urumva ni uburere uba warezwe kurera kandi ni ukuvana umuntu kuri step ukamujyana ku yindi bamureze n'umwana ndi kubivimuzi as a scientist ngewe buriya nize science muri secondaire utambara gutya nize MCB nari umunyamibare da mathematics chemistry and biology ntago ujya ubona like abantu bakwa approachinga bitewe akafata umukobwa ni mwiza reka nka approachinga zo mu kirori cyanjye atarumva n'ahantu DJ just kuko nyine abonye kuza bibaho
bibaho kuko nashyira kintu bakora ngo umuhost ushaka kuzana umuhost kuko kubera ntago wazana umuhost udafite abantu kandi abantu bagukurikira kuko ari cyo bagushaka of course nibyo nanjye bimbaho ku buryo umuntu yamakaza atarumva nta no prayinga just kuko ambonye gutyo crush nandi vani nyine I have a crush on you but it's a kind of brag wenda cyangwa ntago ari brag wowe waranabinyandikiye nubwo duherukana cyagiye tuva muri misa ni ibiboro turi gukina biriya byaba Osmarito cyanda wabikina se wowe nyine wigira nko uri kubikina ariko ndabizi yuce inbox ibyo mbwira henda biyobewe cyangwa nzabivuga niba ufite girlfriend ufite ibibazo n'umutipe yarankunze ushatse wangeraho ukambwira nkajya mwihorera nkamurya sine mu buryo bwo kugira ngo ubumeze neza gusa ndataha murabana turashize noneho ubwo nyine Paul urare hano ni hoteli ubwo urare hano nago barabuze ababuze n'abameze gute abameze gute se baba DJ ushaka umugabo friend umudije yewe gawe ko bahari ni isoko n'amaduka bo uza aba DJ bahari b'abakobwa kari benshi wowe uzanyereke ngo ncakuye ubundi nzihangana nshaka uburyo dukorana aho hantu ubundi uhagere mfe ko gukorera inzu uhagere muvugane numva nago naguhitamo kugira ngo sound z'ibiganiro byanjye bitazabigenda nabi kuko najya mbivuga crush izina crush ryaturutse he izina crush iyo murarimbaje gutyo ubomba ko kazina katarenze crush ako kazina kari kaci mana kazina ni keza mana ndaknyima guhamagaye ari ukuntu buri mu bantu bati buri yanjye niyo mpamagaye ahubwo irindi zina ritari crush urantungura kuko crush ni akazina nkunda of course ni akazina kamaze kumenyera ku bantu bose rero iyo mpamagaye izina ryanjye ntavuze ahangaha asha nawe uburiye urantungura nibwo nitanika nk'abatuye umuntu ashaka kwazi nk'iwacu ariko ari ikiganiro yigeze kurivuga nararivuze n'ubu narivuga siribi niribisi ntago ari ribi izina ryanjye wari kuyihe crush izina DJ Crush narifashijwemo n'abantu kugira ngo ndifate kugira rimfate izina DJ Crush urumva nago umutwe mfite nago ari kubasha kuritekereza ngo turishyana mu bikorwa hari narifashijwemo n'abandi barabitekereza nanjye ndabitekereza tubitekerezaho igihe kinini turavuga ati Crush tubanza turareba se mu iki gihugu nta muntu utwa Crush turamubura tabatse okay this is a good name tabaye kandi ifatira izina rira nambere of course DJ Crush am your crush Rwandan crush everybody is crush yeah I can be everyone is crush yeah ari nakubere by the way murakoze cyane DJ I love it murakoze nangiye kwivanga n'akabona arayindebye ndi mungoroba n'umuntu ubwira undi nyine ati you dressed well ndavuga ati thank you no aramwihorera umuntu abwiye nyine umuntu abwira undi ati nyine wambaye neza ndakumubwira ati nyine ndakamwihorera ndakumubwira ngo ati wambaye neza wanyise ukanyihorera Honey Crush you're supposed to tell me thank you ati mubwira thank you for what ati nyine it's a kind of compliment I gave you ati I already know that nyine and I deserve that nyine ndabizi ko nambaye neza ndabizi ko kandi abideservinga big problem aya uyu umuntu akubwiye ikintu cyiza iteka ryose uba ugomba kumushimira buriya amagambo meza hari abantu bahora iteka ryose abwirwa amagambo mabi rero iyo ugize imana ukagira umuntu ukubwira amagambo meza uba ugomba kumushimira no kuri pe Crush n'aba DJ benshi amaze guhura like nabo witeye ko aba legende muri career yawe no uvuga uti wow ni umuntu nyine ama inspiration kari benshi the first one ni benshi pe umudije uma inspiration ni nawe wanyinspire wamwita DJ Ila number one DJ okay DJ Ila niwe ampa inspiration kuva kera kuko ndatekereza ko najyaga naramukundaga n'ubu ndamukunda DJ Ira kandi nawe arabizi ndamukunda nyine nkunda no kubivuga cyane DJ Ira nyine aranyinspira ikindi undi muntu nyinspira DJ Ira cyari n'umukobwa of course agomba kunyinspira undi muntu nyinspira kavuga ati ibi bintu why not ntabikomeza
Anita Pendo nawe aranyinspira kuko ni umumama of course baza umuntu w'umumama ugikora ibintu by'ubu DJ wa MC uri guhasoringa like this nyine ndabikunda to nkavuga ati okay nanjye no muzabukuru still nzaba nk'idj the big mama DJ Ila yagukoreye iki DJ Ila yagukoreye iki yankoreye iki ntacyo yaranyinspira aguinspira guteze bana we Urasharananiwe ntago naniwe urashonje ndashonje byonyine ariko si cyane rega nawe uri wasonza shanokuri nawe njye wasonza kandi ibaze nawe n'ibindi bintu uri kumbaza bisa no gutekereza inzara ise yikuba ariko DJ Ira kankomeze muvugeho nta kintu mvuga yampaye usibye wenda inspiration kuba naramukundaga n'ubu mukunda nkavuga ati ngomba gukora utuntu nyine so bibona se kuna kora utuntu twe tuba turi private ntago gipfa kumubona ku ma flyers ariko ubona iteka ryose ari mu kazi njya mvuga how nyine abikora gute reba akaguru mfite darakaguru kakinnye nyabo darakaguru kakinnye akaguru kakinnye wagira ngo niba ubundi abantu bakinnye football cyangwa banyunze amagare amagare baba bameze gutya banyunze amagare nyine amagare nyamagare atari nyamagare bameze gute tabizi se ko uvuze ngo amagare abantu banyunze amagare baba bameze gute banyunze baba bafite nyine utuguru utamenya nawe wararinyunze igare ndaritwara igare njye nditwara of course urarikunda ndarikunda wagira ngo uzarimpe buriya w'inyuma uramwumvise sawa ngo we ngajya ari nyonga yararangiye ariya yararangiye twikomereze twe ukunda uburyo DJ Ila ari low key ibintu bye bikora tuje utuntu twe abatuje ntago nyamara ama flyers ariko mu iteka ryose mubona mu kazi even outfit yawe niye birasa like outfit yanjye ne bimeze kimwe ariko nge ntago mora gutya buri gihe yewe hari igihe mba imbogege DJ Crash mu gakanzu ntago urambona naringize ngo nturambona jewe njya nsapa nkambara agakanzu ukumva nkahita ngaragaza gataye niki wakoze kuzambaye ikabutura kubera iki iyo uzambaye ikanzu hari byinshi byo kwangirika none ni wona bajimije kamera yambaye ikabutura se niwe wambaye ikanzu y'imbere chase suko yandoga ari kundoga ariko ntacyo n'ubundi nzayambara ibyo yigira Crash hari ikibazo kikunze kugaruka muri show business especially muri career y'aba DJ mukunda gushinjwa cyangwa se hari rumors akanzita ko ari rumors kuko nta nizo mese nzitekereza zimbwira mve karize ngo dukunda ibyo dushinjwa suko nabiyoberwa mbwira nasanga nivuyemo bazitubwire numve mukunda gushinjwa yuko hagati yanyu mukundana of course nari mbizi ibyo bintu rero sinabihakana 100% ko atari byo reka nivuge ngewe kuri nge ntago ari byo nge ndi umukobwa ushima Imana ushimwa n'Imana n'abantu ndi umukobwa pe ndi umutipete udadiya ntago byo njya mbijyamo oya ibyo byo ntago mba mbishaka right now kuko hari ibyo byandimita ibiki utabishaka ibyo uvuze nako se ibyo bintu nsigaye mvuga kubera kuvugana namwe cyane rero muvuga ibi bintu ngo ibyo uvuze ngo harya ibindi navuze ugasubiramo n'ibi ndabyibuka se ntabwo mbyibuka ariko nyine ibyo bintu birandura nimugatume twangiza ikinyarwanda cyacu like uvuze ibintu bibiri ndakumbajije ibintu bibiri ndakubaje ngo do you have a girlfriend or boyfriend? None of them. Uransubije ngo wabaye byihoreye nibiki wabaye wihoreye muri ibyo bibiri kuba nagira boyfriend kugira girlfriend ntago nagira girlfriend kuko nanjye nabera nawe umuntu can be someone's girlfriend rero ntago
ntago nagira girlfriend. Of course I can have a boyfriend ariko right now wapi menya ko bakwihakanya nyine kuri kamera sha umbabare niba nkwihakanya ariko sha musa nakunda nase twese ko umusabi waho ubona ko bituruka ku kiku kugira ngo like baci iryo teka niba nabyita gutyo cyangwa se babashinja icyo kintu like nuko yakome main DJs b'abakobwa bakunda kuba bambaye like this nyine kandi ibi bintu iyo umuntu abyambaye rega umuntu yambara ukuntu akunda aba yumva ari comfortable uko yaba ameze uko yaba yambaye uburyo yaba ahagazemo akumva ameze neza uburyo yaba yicayemo akumva ameze neza like this ngambwira nambaye ijipo can be sitting like this doing like this naka makeup nongeraho so rero aba DJ benshi ariko simbizi niba biganana ariko njya mbona abenshi ari gutya baba bameze ariko harimo n'utwuki tuba twambaye nk'utwuki nyine ukavuga ati wow yacuranga ukajya uvuga ati wow mujye mujyana hacanye abakobwa ko mureba ubundi ujya ujyayo no ntabwo ngendeye uzagerageza ujyeyo arabona agiye rimwe mitambe ivamo cyari igihungu ari umuhungu uzagerageza ujye n'ahantu abakobwa bacanye ndagutumiye njye buri gatanu ahantu ncuranye uza kuhambaza ubundi mpakubwire ubundi ujya uza ubundi buri gatanu uzireke kabisa buri gatanu ujya uza ubundi wirebere mba nagiye meze neza mfunze ndi umutipeti dadiye nambaye nk'abakobwa rimwe na rimwe nkahagera bakaba ni wawe ndi w'ubushize aruhane yego niwe bamenyera ku kantu kamwe ako gasinye ukoze niko abana bakumenyeraho niko bamenyeraho niyo logo yawe abantu bakabonye tata wawe that is DJ Crush kuki ugakunda like cyeko wise biterwa maybe nyiri ngiri kameramani abana zoominze aya nabaretse like DJ Crush reka mbyite ko ukiri mutoya butari uburyo bwo gusuzugura imyaka yawe cyangwa se gusuzugura career yawe n'ibyo umaze gukora kuko uri mutoya ariko umaze gukora byinshi mu gihe gitoya ariko nyine what's your plan like uragana he ufitiye intumbero ni ukugera ku kintu gikomeye kirenze iki ngiki naje ntafite intego yo gusubira inyuma looking forward nyine njye mba ndeba imbere ntago mba nshaka kumva ibinshi intege mba numva nyine nakora ibimpaye amahoro kandi bingeza ku cyo nifuza kugeraho mba numva ikintu cyose kinshimishije nta wambuza kugikora kandi kimfitiye umumaro rero intumbero yanjye ni ukugera kuri byinshi byiza nkaba a DJ nkaba umu DJ nifuza kuba we ndetse nkava no mu Rwanda nkagira n'ahandi ku buryo abantu bose bavuga ngo uriya mu DJ kabisa bamfata nk'icyitegererezo siko bavuga icyitegererezo harya cyitegererezo like that wagira ngo wagira ngo munye babandi bashinzwe umuco n'ururimi ugomba guteri kwa butazi ikinyarwanda uri umunyamakuru ibaze nafese n'ibisigo ajya bitisigwa ndabyibagiye ubuva ndabyibagiye ukora babyita bimeze nko gusiga umuntu kumusiga gusiga umuntu like nyine atari kugusiga ngo nirukanke nyine nka kugusiga gusiga undinze ariko kajya bavuga ngo ugiye gusigura murinda ariya bavuga ugiye guhanura amagani ugiye guhanura muhanura iyo ugiye gusigura murinda ntekereza ko bijya kumera nka iyo ugiye guhanura muhanura uramuhanura nayo mvuze ngo uramuhanura noneho mana yanjye ugiye guhanura muhanura ni DJ Crush ikinyarwanda cye kiruzuye ni cyiza njye nzi ikinyarwanda buriya no kuruta urundi rurimi sani akareka njyewe nzi ikinyarwanda kirenze iki gira icyo mbaza amasinde oya amasinde ngenda yazi ibyo ari byo byose n'ibyerekeranye n'umurimo nyine ni iki amasinde nsa nk'urishyira mu ijambo rimwe isinde oya apara bavuga ngo ufite amasinde cyangwa nk'ahantu barikoresha ugiye kuvuga ngo uravuga ngo ufite amasinde se isinde akisinde ko ndizi hari amasinde amasinde nyine aba mu murimo ubwo nyine icyo kintu icyo gisinde isinde ushobora no kurikura mu murimo ukarijyana isinde
amasinde ko numva nyazi harimo amasinde se ubu ni rigori ni amaterasi amaterasi like amasinde kurima sura bizi kurima ko nuguhinga nyine kwa gundi batangira guhinga nge bango muri introduction yo guhinga nyine bagitangira guhinga bya biboro nyine biba bigikomeye nyine batarakora umurimo ngo bimeze fresh by'amabuye nyine bimeze nk'ibibito hari umugani bajya bacanira iryo nayindizimo ngo ikinonko by'ibinonko biba nibyo ari niyo masinde so like nyine ni nama baba ngo bafitanye amasinde batararima nyine bafite nyine boro bitatu iyo ubwo umuntu ngo mufitanye amasinde bibavuze ngo hari ibintu baba mutaratunganya wowe na cameraman mufitanye amasinde like wumvise cameraman dufitanye amasinde so DJ Crash ni navuga ko target nziza just you are looking forward kandi ntekereza ko ariho buri muntu wese abareba icyo avuga ati nzakora reka mubaze ikibazo kimwe tugana ku musozo muri tutandukana yego turi hano 2024 imbere yawe myaka 5 uribona yego koko ntibona nanjye ubwanjye sinibona nta nuwambona mu myaka 5 yego ko mana yanjye nanjye ndireba siniba iwabo urarinda uvuga 5 kuvuze myinshi vuga 2 n'ibiri sinibona cyangwa 3 5 yose yego ko ntago nzaba ndi hafi aha uzamumbonera iyo hakurya iyo hakurya nyine mundi wagurya ubu mumbona hafi aha uzamumbona hakurya ubwo ndi hano mvuze ngo ndi hano mumbona hakuno uzamumbona hakurya kuri escalier ya career ya kugira ngo ibe successful tuvuye kuri ama escalier 10 uzaba uri kuri escalier kangahe mu myaka 5 uzinzaba ndi nko uyu munsi uri kuri escalier kangahe okay mu ma escalier 10 ubu ndi nko kuri escalier 4 uri kuri escalier 4 mu myaka 5 mvuza uri kuri escalier kangahe 10 ahubwo nzaba narengera nk'iya 11 ndi kwizamura na baramushutsa arenga iwabo yindushuka ndi ko nge ubwo ndi kwishuka ariko nta nubwo nishuka by the way ngewe I know 5 years imyaka 5 ni myinshi imyaka 5 ni myinshi ewe nzaba nshaje mana uzuguru ntago tuzatukikureba ngewe mutambona busane tapendo ko mumureba urishaka ko tumureba se mutamureba hariya nago nabonaga avuga ngo kegeke iki kibazo nkibaza ni tapendo nago mvuze ko ni tapendo ashaje ariko mu iyo myaka reba imyaka yose amaze mu ibibintu je nabonye amaze nk'imyaka 10 kuri RBA bivuze ngo amaze imyaka myinshi ubu nabo baramazaga imyaka 5 yibonayo kandi muracyamureba of course why not nge mutazamundeba muzamumbona cyane ahubwo tekani haza utundi twuki nyine icyo gihe dore generations yenda zihinduka hazagenda haza uhita muvuga ati wa mukecuru DJ Crash ndetse gushaka icyo ubundi ushake mwizo zindi zanyuma urafise ibibazo urafise ingorane wowe nzaba ndetse kuko nabonye umuntu yihuse abihuse bagenda ngiyihuse ngo ibyari gihumye ikihumye ikibozo yego ko kimwe muri ibyo oya ariko nibyo byose ni yihuse yabyaye yihumye ikibozo cyo kiva he byombi barabivuga yihuse yabyaye yiboze genzi Kinyarwanda abantu yewe Kinyarwanda narakize amugana muziki Kinyarwanda umwe niyo mbwira imigani 2 ninanira tamenya ko iyo ushaka nta nenge ahubwo usanyobewe ugiye nta mugani n'umutazi uvuge cyane ubuhimbye cyane ubuhimba ariko umigani yo mu y'abanyarwanda yose ndayizi ngare bugiye gukora research mu mutwe so Crash nagushimira like umwanya waduhaye ikiganiro cyiza ntago n'ubundi twa expecting ko turaganira ibintu birambuye bitewe na gahunda zihari nyuma y'ikino kiganiro yabizawe yabizacu twagira ngo nyine bibe bitoya kandi nyine bize nikize kuba ikiganiro kinini kugira ngo tutagira gahunda zazica natwe cyangwa se akabiri zacu zangirika byari byiza guhura nawe byari byiza kuguhostinga kuri Stories Magazine Rwanda ndakeka ko abantu bagukunda kandi bakomeza no kugenda bakurikira ibyo ukora Instagram yanjye YouTube TikTok Snapchat Instagram menye nayivuze ariko ni DJ Crash Rwanda none kuri DJ akarongo ko hasi Crash akarongo ko hasi Rwanda kuryano hose muzagenda mumbona kabisa yes DJ Crash reka ngushimire rero
kangushimire senda gushimira kangahe Gatatu. kangushimire ndi gushaka gushyiramo protocole Gatatu. nyinshi kandi gatatu umaze Iryo ni irya kabiri kabiri, okay. Nyine dana byagenze neza ni bon cyane DJ Crush reka ngushimire cyane okay gatatu baruze kandi nyine mwifuriza kuba successful in your career thank you kandi umufana w'imbere cyane kandi nyine ibyo ukunda bikurikira 5/5 interviews ukora amafishe yawe even if nta attending ariko ugomba kujya watendinga ngubu nafashe umwanzuro ufate kabisa kubana nanjye nta gihombo wabigiramo ni kujya muri sako ubu sevinze kabisa ko kubungurije nanjye next time wanyenera I'll be there. Okay. Alright, reka rero ngushimire we wafashe umwanya wawe ukareba ikiganiro from the first minute kugeza kano kanya tukiri kumwe reka nkubwira ngo ni iby'agaciro gakomeye cyane kandi nibyo tudakwiye kwirengagiza na gatoya. Ni DJ Crush tukaba turi kumwe, nitwa Aime Confiance, iyi ngiyi ni Stories Magazine, reka dusubire ubutaha. Ciao ciao. Bella ciao. Bella